cyambere tubanze twumvikane neza. Dumi bisobanuye iki? Biravuze ngo nkora. Turasanga uwo bita Mr Kagame uyu nguyu ngasigaye yigize umwami w'ubusambanyi n'umwami w'indirimbo zidafite icyo zisobanuye ku banyarwanda. Ngiye kubasuhuza mwese muteze amatwi ndetse munakurikiranye platform KWP250. Akuri ubu ngubu kitugaro nta kindi tuje kugaruka ku kintu bise ubusambanyi nkuko wabishomye cyangwa se nkuko wabibonye muri title n'uburaya mu ndirimbo z'abanyarwanda. Ibintu twe tutemera neza cyangwa se ibintu bamwe muri twe batajya ndirimbo zikomeje kugenda zitugaragaza nabi ku ruhando rw'umuco nyarwanda ndetse no muri Ministeri y'Umuco na Siporo, kuko indirimbo irasohoka ugasanga ministeri igiye kwicara ishaka kuyivugaho aho batakwize ku bindi bibazo bitwugarije n'ibindi bintu byinshi cyane dufite nk'ibibazo. Ungiye kugukubita top 5 cyangwa se ngiye kuguhereza indirimbo 5 zuzuyemo ubusambanyi ndetse zuzuyemo n'uburaya mu magambo azigize ndetse no mu mashusho yazo. Ikintu nakubwira ni kimwe, wowe kora subscribe nurangiza ukore like, share na comment. Nibiba ngombwa n'ubufite igitekerezo udugitekerezo cya utubwire ese buno busambanyi bano bahanzi bakomeje kutuzanira tuze kubwemera cyangwa se tuze kubushira ku ruhande. Bruce Melody araza mu myanya y'imbere mu bantu bari gushinjwa ubusambanyi n'uburaya mu mavideo yabo. Mr Kagame uwo nguwo we ngasigaye yariyise umwami w'ubusambanyi. Ibyo ngibyo ni ibiki? Kese kwa nanjye ntago mbizi. Iyi frase cyara twihishe kinakubwira Domis. Iyi top 5 y'indirimbo zuzuyemo ubusambanyi cyangwa se zino ndirimbo benshi mu banyarwanda bakomeje kwita indirimbo z'uburaya cyangwa se indirimbo zangiza umuco nyarwanda. Munyemerere tuyihere kuwo bita Davis D ku mwanya wa 5 cyangwa se Shine Boy bayita Dede. Iyi ndirimbo yuzuyemo ubusambanyi cyangwa se nimwe mu ndirimbo zikomeje kuvugwaho uburaya n'ubusambanyi no gukangurira abantu kuba bagana muri izo ngeso mbi zidahabanyije cyangwa se zihabanyije cyane n'umuco nyarwanda ndetse zinahabanyije n'imyemerere ya buri umwe wese w'umunyarwanda, kuko simamya ko ari umuntu wemera ubusambanyi usibye kuba batujyana mu nzira zitemewe. Munyumvire nkangaha araza akakubwira ngo imvura arayigusha. Imvura arayigusha, ntumbaze ngo imvura barigusha ni ibiki? Ari umusonga urabizi imvura ndayigusha uranyurwa bigatinda. Nobody do like me, nobody do like me girl. Nyonga shushanya uruziga temi. How you feeling? Byumve neza bantu byiyumvire, banza wumve neza, wumve hano hantu. Murabizi ngo imvura arayigusha, ntumbaze ngo iyo mvura ari kugusha ni ya hehe. Davis D ubusambanyi bwawe platform KWP250 n'abanyarwanda turabwanze. Munyemerere dukomeze n'umwanya wa 4 cyangwa se number 4 mu ndirimbo zuzuye ubusambanyi ndetse n'indirimbo zuzuyemo uburaya. Turasanga uwo bita Mr Kagame uyu nguyu ngasigaye yigize umwami w'ubusambanyi n'umwami w'indirimbo zidafite icyo zisobanuye ku banyarwanda. Ibi ngibi ngewe byambabaje, niyo mpamvu barafashe umwanya nkaza hano kuri mikoro za platform KWP250 kugira ngo tuganire ku kibazo kiba cyugarije igihugu cyacu ndetse na music industry yacu. Ntaho tuzagera mu gihe tudashobora kuririmba ubutumwa abanyarwanda babasha kumva bakumva ko ari ibintu byiza. Nyumvira nkahangaha akaba ntaguhushasha no mwicura burinda arakomasha byemera uko biri cyangwa ubipiga inkoni y'umusazi iryana nk'urushinge uko pompa neza. Araza akatubwira ngo urira igorofa ryanjye, urira igorofa ryanjye, urira igorofa ryanjye, urira igorofa ryanjye, urira imbunda yanjye, 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 urira. Kandi abaririmba umukobwa, ntumbwire ngo umukobwa azaza kurira. Mr Kagame sigaye umusirikare. Mr Kagame wabaye umusirikare kuva ryari? Izo ndirimbo zazuje ubusambanyi, fuck the shit. Ibyo turabyanze. Munyemerere dukomeze n'umwanya wa 3 cyangwa se number 3 mu ndirimbo zuje ubusambanyi cyangwa za ndirimbo abanyarwanda twe tutemera. Nanjye ubwanjye nemera za ndirimbo tuvuga tuti izi ndirimbo ntago zakagombye kuba ziri iwacu. Munyemerere murebe neza iyi ndirimbo. Ni indirimbo yahuriyemo abakobwa babiri baba muri The Man kwa Badrama, yitwa Dumi. Ngo do me every day. Ubundi cyambere tubanze twumvikane neza. Dumi bisobanuye iki? Biravuze ngo nkora.
Man, umuntu agukora ibi ko babakora ibiki. Noneho ikintu kibabaje cyane ababaje n'abanyarwanda benshi, nta nubwo basi bavuze ngo babakore. Uba gukorwa kwabo. Bavuze ngo ni umusaza wabo bakora. Nyumvira nkanga unandebere aya mashusho, urebe aya mashusho burya agenda, urebe izi ndirimbo uzirebe neza, urebe buryo Marina agenda agaragaza ikibuno n'uburyo agenda gikaraga, urebe nk'iyi foto y'uno mukobwa wambaye agakabutura kajya kumera nka bikini, sinino nagita bikini, ariko nagakabutura gato gacitse, ubona ko kagarukiye munsi y'amabuno neza, hamabuno atereye cyangwa se hamabuno atangirira. Ibi bintu ntabwo twari tubimenyere mu ndirimbo nyarwanda, ndetse indirimbo zakorezwe n'abanyarwanda zigakorwa hano iwacu mu Rwanda. Abanyarwanda benshi ntabwo ibi bintu rwose ntabwo tubyemera. None ndagira ngo wumve neza aya magambo ya Marina muri ino ndirimbo, wumve hano hantu ibyo Marina avuga n'amagambo abashaka. Ubusambanyi bwawe ntabwo abanyarwanda tubwembeye. Umuntu tudahuza cyangwa se umuntu wumva ibyo ndi kuvuga ndimo mbesha, aze muri comment atubwire uburyo abibona, usibye ko njyewe namaze gutanga ukuri kwanjye. Ni platform KWP250 ukurikiye, ndacyakubwira top 5 y'indirimbo zanteye umujinya, y'indirimbo zambabaje, y'indirimbo zuzuye ubusambanyi n'amagambo atameshe. Mwabahanzi mwe mujye mushaka abantu babandikira aho kugira ngo mukore indirimbo zimeze gutya. Iyi ngiyi twari turiho yitwa Dumi, ni y'abakobwa babiri bo kuva muri The Men kwa Badrama. Numvaze niba ari Badrama wabohesha akababwira ngo mukore ibintu nk'ibi ngibi. Amashusho yayo wayabonye, nagiye nkwereka tumwe mu duscene tuyagize, ndetse n'uburyo abakobwa bagiye bambara n'ibyo bagiye bagaragaza. Ibi geste nk'ibi ngibi ntabwo abanyarwanda tuba tubishaka. Mwa bakobwa mwe mushaka ibintu bizima, niba mwarabuze uburyo muririmba muve mu muziki cyangwa se mushaka ikindi kintu mukora mujye guhinga, ariko mureke kuza mwica umuco nyarwanda. Munyemera dukomeze n'umwanya wa kabiri mu ndirimbo top 5 y'indirimbo ngewe zambabaje. Nabonye ko ari indirimbo zuzuye ubusambanyi cyangwa se indirimbo zikangurira abantu kugana mu bintu byangiza umuco nyarwanda. Bamwita Bruce Melody, na n'ubundi aracyaza imbere. Uyu mugabo rero, uyu mugabo munyemere tumugarukeho. Bruce Melody ubundi mu busanzwe ni umugabo urangwa no kwiyubaha, ni umugabo ufite icyubahiro cye, ni umugabo ufite televiziyo, ni umugabo ufite amafaranga yiwe, ni umugabo ufite urugo, ufite umugore n'umwana. Ariko noneho ibi bintu asigaye aririmba muri no misi, nje byangoza ahantu nka platform ndavuga nti ngomba kubakubita iyi challenge, ngomba kubabwira uburyo ki ibi bintu ngewe mbifata mu matwi yanjye. Iyi ngiyi bayita Fresh. Iyi ndirimbo wayimenye kera cyane, ariko ntiwibaze impamvu igarutse muri manga muri no top 5. No kubera ko hari ibintu bidasobanutse muri yo. Ndagira ngo uyumve neza, wumve aya magambo arimo. Abavuga ngo unama fresh. Arunama akora iki bro? Arimo aramwunamisha abantu muzi ibintu nk'ibyo ngibyo, murabizi nyine ibintu umuntu yunama arimo. Noneho aravuga ngo arabanza kareba gasanga ari za size. What the fuck? Fuck the shit. Iyo ndirimbo nayo tukaba turayanze. Ku mwanya wa mbere na n'ubundi turasanga ni Bruce Melody. Kinyuzi cyangwa se Bruce Melody muvandimwe, ndagira ngo wikosore nubasha kubona ino challenge cyangwa se nubasha kubona ibi bintu dukoze. Ni action ivuga ku ndirimbo 5 zuje ubusambanyi. Iyi niyo ndirimbo ya mbere bayita Ntiza, ni ya Mr Kagame ari kumwe na Bruce Melody. Iyi ndirimbo ndagira ngo ukurikirane neza action cyangwa se uburyo aba bahanzi bitwaye muri video, wumve n'amagambo bagenda bavuga muri no ndirimbo, kuko hari nk'ahantu Bruce Melody avuga ngo ahanga kanze mbahumvisha ahanga humve neza, humve kurikira neza. Yubundi nshinga ivi ku bushake, ruvuna bataka yanjye yo karite, ngo ruvuna bataka yanjye yo ngo karite. Ruvuna bataka ni ibiki? Ibi bintu ntago ari byo. None ndagira ngo wumve amagambo ya Mr Kagame muri iyi ndirimbo. Turika icupa umva tokeni niyo nshaka, ubu meze nk'ishovari, umunara wibabera ukeneye kugushwa. Umva ko kantu baby nagukora ahantu, wewe nakuzengereza cyane ukajya unkumbura nanjye, ariko rimwe usanze wewe mfitemo hayi zanjye ntiwabasha gutaha. Byumve neza, wumve Mr Kagame. Mr Kagame we noneho kanze nkwereka ishusho rimwe mu igorofa, hari ishusho akora mu geste ya gutya. That's sucking man. Abantu bazi ibyo ibyitwa gusakinga, abavuga ngo urira imbunda yanjye agasakinga. Ibyo ngibyo noneho abivuyeho, araje muri Ntiza yanduje Bruce Melody nawe arusanzwe utameze neza, amwanduje ibindi bintu. Mu bigaragara aba bagabo babiri bafite ikibazo. Bafite ikibazo kubera ko izi ndirimbo bari gukora
ntabwo ari indirimbo washigikira ko zakagombye kuba ari indirimbo zitwa indirimbo nyarwanda niba warakurikiranye umuziki nyarwanda. Noneho rero ino top 5 munyemere tuyirangizanye ni indirimbo za nyuma. Iyi ni indirimbo ya gatandatu ngo muri top 5 wibaza impamvu nyigize ya gatandatu. Ni indirimbo ya Zeru yuje ubusambanyi, ni indirimbo nshyashya, niyo ndirimbo noneho abanyarwanda bose bari kureba bakavuga bati ibi bintu birakwiye koko. Nawe ndagira ngo uyirebe hano, niba ari naho hano hambere uyirebye uyikurikirane neza, urebe ino ndirimbo ibintu biri kuvugwamo. Ni indirimbo ya Uncle Austin bayita ku mutima. Uncle Austin uri umunyamakuru twemera, Jabress. Uncle Austin uri mu bantu bazamuye umuziki, uri mu bantu bakoze byinshi mu muziki, ariko iyo ugeze aho gukora ibintu nanjye ubwanjye nabibona nkavuga ni Uncle Austin noneho wakamenye wumve ko aho ngaho utakoze neza. Ino ndirimbo ndagira ngo amagambo yayo ntago ari mabi, ntago ari nka za zindi navuze, kuko za zindi eshanu navuze wumvisha ndajya nkubwira amagambo bagiye bavuga ibintu bitameze neza, ugasanga bwo muri video barashaka kubeshya abanyarwanda cyangwa barashaka guhindura ibintu, ariko video ugasanga nyine bagiye bashatse kwi-excuse. None Uncle Austin we amagambo yaririmbye neza, ageze muri video arabihwanya. Ndagira ngo ukurikirane neza uyu mukobwa wambaye bolo z'umweru, ibintu arimo abyina, ndetse n'umukurikirane neza urabona ko yambaye ubusa. Nugera nk'aha ngaha reba neza, reba ka gatambaro k'umweru ahise akazamura, ahise agakubitara akazamura, atwereka ubusa bwe kuri kamera. Uncle Austin afata indirimbo ajyana kuri televiziyo y'u Rwanda barayikina. Uyu muziki wacu urimo uragana bro. Banyarwanda mudukurikiye ndagira ngo mutubwire neza niba ibi ngibi ari wo muziki mwari mushaka ko aba bahanzi banyu mwabagize abastari mwarabatukunze mu bajyana za guma mu bajyana barazitwara abandi bagira gute. Uncle Austin twara gushigikiye mu itangazamakuru, Uncle Austin twara gushigikiye umuhanzi, Uncle Austin twara gushigikiye uri manager wa The Management. Niba wakurikiranye neza ino video reba neza mu gutangira itangira na The Management. Iyi The Management niyo rebel ya Uncle Austin, ni umugabo wigize, ariko kujya gukora video agakora nk'ibi ngibi ntago iyi video niba urukuyireba neza ndagusaba kugira ngo uze no kuri YouTube ujye kuyishaka uyirebe fresh. Ibi bintu Uncle Austin yakoze byahise bimugira umusambanyi ndaya mbaya.